umpaye ibirya kuko ari inezeza, umpaye ibirya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Habakuki igice cya mbere, cya kabiri, icya gatatu na Zefaniya igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu ndetse na Hagayi igice cya mbere. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Habakuki igice cya mbere. Zageza ryari? Habakuki yeretswe uburyo Imana yari igiye guhagurutsa Abakaludaya bagatera Ubuyuda. Yababajwe no guhora abona ibyo gukiranirwa n'urugomo byabaga mu bitirirwa izina rya Yehova. Umuvurungano no kutagendera mu mategeko nibyo byarangaga Abayuda. Imana yamuhanuriye ko igiye gukora ikintu kidasanzwe. Yahagurukije Abakaludaya, bari abagome cyane kandi bari babi kurusha Abayuda. Bazanye urugomo no kurimbura kandi bari bafite amafarashi afite imbaraga nk'iz'ingwe. Maze Habakuki arongera ati, mbese nturi Uhoraho, Uwera wa Isirayeli? Kuki wemera ko duhanwa n'abagome b'Abakaludaya? Nebukadineza yari yabaye nk'umurobyi urobesha urushundura agakunkumura amahanga. Imana niyo iba izi ibirimo kuba ku bantu bayo bose. Habakuki igice cya kabiri. Imana irasubiza. Habakuki yaravuze ati, nzahagarara hejuru y'umunara maze ntegereze icyo Imana iransubiza, kuko namutuye ibibazo byanjye byose kandi nzi neza ko azansubiza. Benshi basenga amasengesho ariko bakibagirwa gutegereza icyo Imana ibasubiza. Imana yasubije Habakuki iti, andika ibyo weretswe maze ubigaragarize abantu, ndetse ubisoma abisobanukirwe, kuko bizabaho nk'uko wabyeretswe. Imana yifuza ko ababwirizabutumwa bajya babanza guhishurirwa nayo bakabona kwigisha. Ikindi kandi bakigisha ijambo ryayo mu buryo buri wese aryumva akarisobanukirwa. Imana yamubwiye ko umukiranutsi wayo azabeshwaho no kwizera kwe. Imana itwongerere kwizera. Habakuki igice cya gatatu. Isengesho rya Habakuki. Habakuki yari yarabayeho mu gihe cy'umwami Yosiya kandi yari yarabonye ivugurura rikomeye ryabaye muri icyo gihe. Ubwo yabonaga ibyaha byari byuzuye mu Bayuda, yarasenze ati, Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Ububyutse n'ivugurura nyakuri biva ku Mana ubwayo. Umwuka wayo niwo usukwa mu mitima isonzeye ijambo ryayo. Habakuki yarongeye abona uko Abakaludaya bazatera Ubuyuda, bakarandura imyelayo, bagatwara n'intama zose. Maze araririmba ati, naho umutini utakwera imbuto, n'imizabibu ntiyere, n'intama zigashira zose, nzakomeza kwishimira mu mwami wanjye, kuko byose bizarangira akantambagiza ahirengeye. No mu bibazo bikomeye tuzajya dukomeza gushima Imana nka Habakuki. Yehova natwe niwe mbaraga zacu. Zefaniya igice cya mbere. Umunsi w'urubanza. Zefaniya yakomokaga mu muryango w'umwami w'Abayuda. Yadutse ahanura urubanza Imana yari igiye gucira Abayuda kubera gusenga ibigirwamana. Yanuye ko Imana igiye gutsemba isi bari bazi, n'amatungo n'amafi yo mu nyanja. Imana yari igambiriye gukuraho ibintu byose bakoreshaga basenga Bali. Abayuda bakoraga ibyaha ariko bakavuga bati, mbese hari ibyiza cyangwa ibibi? Hari ibyo Imana imenya? Imana yabatangarije ko hagiye kuza umunsi ukomeye cyane wo kuvuza induru no gutabaza. Abana baziheba ndetse ifeza n'izahabu babitse ntibizabatabara. Imana iduhe kuba ku ruhande rwayo kubera
twemere Yesu wacu kugira ngo tuzarokoke umunsi w'urubanza. Zefaniya igice cya 2. Andi mahirwe. Zefaniya yabwiye abayuda ati, nimuteranire hamwe musenge kandi mwiyirize ubusa. Gusenga no kwiyiriza ubusa nibyo byari byaratumye Ninawe irokoka. Zefaniya yaravuze ati, namwe bagwaneza bo mu isi birabareba, nimuterane. Gusenga no kwinginga ntibireba abafite ibibazo gusa, ahubwo n'abafite ishimwe ku mitima yabo bahamagarirwa gusenga no kwiyiriza ubusa nabo. Zefaniya yahanuye ko imigi y'abasuzuguraga Imana izarimbuka ikamera nk'i Sodomu n'i Gomora. Yahanuye kandi ko abubaha izina ry'Uwiteka muri uwo mubabaro ukaze bazatabarwa. Mu bibazo byose Imana ikubundikirire mu mababa yayo. Zefaniya igice cya 3. Umurwa w'abagome. Yerusalemu bisobanurwa umurwa w'amahoro. Aho niho habaga intebe y'Imana. Mu gihe cya Zefaniya bari barawuhinduye umurwa w'urugomo n'ubwambuzi n'ubugizi bwa nabi bwose. Abanuzi baho bari incakura, kandi abatambyi bari baraziruye ubuturo bwera bakabukoreramo ibyaha ndetse bakica amategeko y'Imana. Imana ivuga ko yarimbuye amoko menshi kugira ngo bibabere isomo, ariko barinangiye. Zefaniya yahanuye ko ibyago bigiye kugwira abagome bose, ariko bubaha Uwiteka ntibazacirwaho iteka. Ingoma ya Kristo niyo izakiza abacumbagira, izahesha icyubahiro abasuzugurwaga, ndetse bazahabwa izina ryamamara mu mahanga yose. Hagayi igice cya 1. Kubaka urusengero. Hagayi niwe wabaye uwa mbere mu guhanurira abatahutse bavuye i Babuloni. Abayuda bavuye i Babuloni batangiye kwiyubakira amazu meza, batangira no guhinga, kuko bavugaga bati, igihe cyo kongera kubaka urusengero rw'Imana ntikiragera. Urusengero rwubatswe na Salomo, Nebukadineza yari yararusenye. Imana yahagurikije abagabo 2 bakomeye cyane. Zerubabeli wari umutegetsi w'Ubuyuda na Yosuwa wari umutambyi mukuru. Ezira avuga ko abanuzi b'Imana Hagayi na Zekariya aribo bateye umwete rubanda, maze batangira kubaka urusengero rw'Imana. Muri icyo cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwa ry'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Aya magambo yavuzwe nande? Icya kabiri, ninde muhanuzi wakomokaga mu muryango w'umwami w'Abayuda? Icya gatatu, ninde muhanuzi wahanuriye Abayuda ngo bubakire Imana urusengero rushya? Imana ibahe umugisha.